hagamijwe kwihutisha serivisi z'ubutaka. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka cyashyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga buzafasha abasaba serivisi z'ubutaka kubona icyangombwa koranabuhanga cy'ubutaka e-title. Uwasabye serivisi y'ubutaka imaze kwemezwa n'umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka, nyirayo abona ubutumwa bugufi bumubwira ko yemejwe ndetse n'urubuga anyuraho kugira ngo abone icyangombwa cye gishya. Muti bikorwa bite? Ugikanda kuri rwa rubuga wahawe baragusaba gushyiramo UPI, nurangiza ukande fungura, shyiramo nimero y'indangamuntu yawe, ukande ohereza. Urahita ubona amakuru yose ku butaka bwawe. Kanda handitse sohora icyangombwa koranabuhanga cyawe, baragusaba gushyiramo nimero ya telefone yawe, ukande suzuma. Baraguha kode muri telefone yawe, uyandike, ukande genzura. Uhitemo ururimi ushaka ko icyangombwa cyawe cy'ubutaka kiba cyanditsemo, hanyuma ukanda handitse sohora icyangombwa. Urahita ubona icyangombwa cyawe cy'ubutaka, maze ukibike kuri telefone ngendanwa cyangwa kuri mudasobwa yawe. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka kiboneho kandi kumenyesha abantu bose ko imiterere y'ibyangombwa by'ubutaka yahindutse hakurikijwe ibiteganywa n'iteka rishya ryerekeye iyandikishwa ry'ubutaka.